Ndabasubije mwebwe mwese mukomeje gukurikirana Guhamya TV. Ubuntu n'amahoro bibe mu mitima yanyu bigwiriye. Mu kiganiro cyabanje twarebeye hamwe uburyo ndetse n'impamvu bibera cyo gitabo cyonyine cyahumetswe n'Imana, kandi akaba muri cyo ariho harimo uburyo Imana yihishuriye abantu, ikabihishurira iyiriyo, kandi uko umuntu ashobora kuyisoma ndetse no kuyiga ariko agenda arushaho kumenya Imana. Ese waba warigeze wibaza impamvu ibitabo bigize bibiliya yabagaturika cyangwa se icyo dukunze kwita bibiliya ntagatifu bitangana n'ibigize bibiliya y'aba protestant? Wibaza niba ariko byahoze cyangwa niba atariko byahoze, byatangiye ryari kandi byagenze bite? Tubane kugera ku musozo. Ngende nta kiruta Imana mico patience. Umwaka w'1517 ni umwaka utazibagirana mu mateka ya gikristo ku isi, ubwo umudage umwe mu bihaye Imana wo mu muryango w'Abaauguste, Martin Luther, yamanikaga amahame 95 ku rugi rwa shapeli ya kaminuza yigishagaho yitwaga Wittenberg. Yari amahame yarwanyaga ububasha bw'ikirenga bw'abapapa, amasakaramentu amwe n'amwe, mahimbano atari mu byanditswe byera, ndetse n'impapuro mpanagurabyaha zagurishwaga nk'ikiguzi cy'ibyaha arizo zizwi ku izina rya indulgensia. Abantu baje kwemera ibyo Martin Luther yigishije nibo baje kuba aba protestant. Nyuma yaho mu mwaka w'1521 mu nama yabereye i Rome nibwo inkubiri y'aba protestant yemewe, ubwo ndetse Martin Luther yarekuwe agataha amahoro, kandi baje kugenda bemerwa n'ubwami bumwe na bumwe uko ibihe byagiye bishira mu Burayi bwose. Gusa kugeza icyo gihe ibitabo byari byemewe ko ari ibyanditswe byera byari ibitabo 66, nubwo atari byo byonyine byari biri muri bibiliya, ariko byari bizwi neza yuko ariyo byahumetswe n'Imana. Ibyo bitabo bindi byari bizwi ko atari iby'itorero rigomba kwiga kandi ngo ribifate nk'ibyanditswe byera ngo ribishingireho imyizerere yaryo. Ibyo bitabo bizwi ku izina rya Apocrypha. Iri ni ijambo ry'ikigiriki risobanuye hidden mu cyongereza cyangwa se ibyahishwe. Ibi bitabo bitashyizwe mu byanditswe byera, muri byo harimo bizwi ku izina rya canonical. Professor Martin McDonald ni perezida ndetse akaba n'umwarimu w'isezerano rishya muri Acadia Divinity College. Aradusobanura canonical. Okay, deuterocanonical is a term that was Yego, deuterocanonique ni imvugo itarigeze ikoreshwa mu itorero gatolika kugeza nibura imyaka 15 nyuma y'inama y'Trente, ni ukuvuga mu 1555 kugeza mu 1556 nibwo Sixtus wo muri Siena yandikaga amagambo protocanonique na deuterocanonique. Protocanonique ni ibitabo byabaga muri bibiliya y'uruheburayo, naho deuterocanonique ni ibitabo byabaga muri bibiliya y'urugiriki Septuaginti. Noneho Kiliziya Gatolika yemeje ibitabo bya deuterocanonique nk'ibyanditswe byera binganya ububasha n'ibindi, nyamara aba orthodoxe bo nubwo babigira bavuga ko atari ibyanditswe byera. Biratangaje kuko Abarusiya nahuye nabo mu myaka ishize ubwo nari ndi Moscow, numvise basa n'abatavuga rumwe n'ibyo, kuko bo babyita no canonique, ibitabo bitari ibyanditswe byera byo mu isezerano rya kera. Abandi mu buryo bworoshye babyita inyandiko za Kiliziya. Ibi bidusubiza mu kinyejana cya 5 ziswe inyandiko za Kiliziya zibereye gusomwa. Na Athanasius muri 367 yabivuzeho ubwo yagaragazaga ibitabo byose byo muri bibiliya y'uruheburayo uretse Esiteri. Aravuga ngo ibi ni itsinda ry'ibitabo bitari mu byanditswe byera ariko byagira umumaro umuntu abisoma yiherereye. Abyita anagnos kanema, bisobanura ibitabo byo gusomwa. Ni ijambo ry'ikigiriki rizwi na benshi mu orthodoxe bo mu burasirazuba. Hakaba kandi n'ibindi byitwa pseudepigrapha. Ibitabo nabyo byanditswe mu myaka hafi y'isezerano rishya byagiye byandikwa bikitirwa amazina runaka y'abantu babayeho bari bazwi cyane, niyo mpamvu byitwa pseudepigrapha cyangwa se
writings under the first name mu rurimi rw'icyongereza. Muri byo harimo ubuhanga ndetse n'igitabo cya Enoch. Ibi bitabo byitwa Apocrypha rero harimo byinshi bigaragara ko byanditswe mu myaka 400 iri hagati y'isezerano rishya ndetse n'isezerano rya kera, aho umuntu yakwibaza uburyo byabaga bipanze muri Bibiliya hamwe n'ibyanditswe byera byemerwaga. Rory Martin McDonald arakomeza adusobanurira. Aba orthodoxe n'abakatolika babishyira mu bwoko bumwe bw'imyandikire mu isezerano rya kera babivanze mo hagati, ariko Martin Luther niwe wa mbere wabishyize kwabyo. Ntiyabikundaga mu buryo bwose, ku buryo yavuze ko bimwe muri byo byagira umumaro mu kubisoma. Yanangaga igitabo cya kabiri cy'abamakabe, gusa nawe yabishyize hagati y'isezerano rya kera n'irishya, ku buryo mu bihe byakurikiyeho na bibiliya y'icyongereza y'aba protestant byari birimo kugeza mu 1850. Martin Luther niwe wabivanguye abishyira hagati y'isezerano rishya ndetse n'irya kera. Muri Bibiliya yahinduye mu rurimi rw'Ikidage. Apocrypha books rero dusanga muri zimwe muri Bibiliya nizijyanye n'isezerano rya kera. Iby'isezerano rishya byo bimeze bite? Gusa byo nta Bibiliya n'imwe tubisangamo. Ese ibyo bitabo byo byabyo bimeze bite? Nanone Rory Martin McDonald arakomeza adusobanurira. Hari bimwe muri byo, hari byinshi nibura 80, kandi bigaragara ko bikomeza kwiyongera, gusa nabwo bitagaragara mu isezerano rishya. Bizwi cyane nka Apocrypha zo mu isezerano rishya. Ibyinshi muri byo byanditswe mu buryo bumwe n'ubutumwa bwiza, amabaruwa, ibyakozwe n'intumwa n'ibyahishuwe, kandi hari 3 muri byo biza ku isonga bigaragara nk'ibyahishuwe, ariko icyashyizwe muri Bibiliya ni ibyahishuriwe Yohana, ariko hari n'umushumba wa Herimasi n'ibyahishuriwe Petero. Gusa hari n'ibindi bimeze nk'ibyo, ndetse byinshi biracyaza. Na Tony Bark yazanye imizingo yabyo, ariko na Jack Elliot afite ibindi byinshi, ndetse bimwe muri byo nabo ntibabizi aho kubishyira, niba ari ibihimbano bita pseudonomas byanditswe ku mazina atari aya ba nyirabyo. Gusa abahanga bagenda batandukana kuri ibyo, kandi nanjye sindwana no kubitindaho iyo mbisoma, gusa bitubwira byinshi ku buryo itorero ryari rimeze mu kinyejana cya 2 kugeza mu cya 4, kubera ko byinshi muri byo byanditswe muri icyo gihe. Gusa hari na Apocrypha zanditswe bitinze cyane nko mu kinyejana cya 7 n'icya 8, ndetse hari n'ibyanditswe kugeza mu kinyejana cya 14. Gusa byinshi muri byo byanditswe hagati y'ikinyejana cya 2 n'icya 4 bitangira mu gihe intumwa zari zizwi nk'inkingi za mwamba mu itorero ryo hambere kugeza mu kinyejana cya 2, ubwo inyandiko zabo zatangiye gukoreshwa bamaze gupfa. Nyuma izo nyandiko zatangiye gukwirakwira zitirirwa ububasha bw'intumwa, zivugwa ko niba intumwa arizo zazanditse ni ibyanditswe byera, ndetse zigomba gusomwa no gukoreshwa mu materaniro yose. It is sacred. It's going to be read in the churches, which is the standard for what canon is all about, that which can be read in the churches. Old Testament Apocrypha ni ibitabo bya Apocrypha biba muri Bibiliya mu isezerano rya kera, usanga muri Bibiliya z'aba Orthodox ndetse no mu bagaturika b'i Roma, nyamara bitari muri Bibiliya ya mbere y'isezerano rya kera yo mu rurimi rw'uruheburayo, ndetse no muri Bibiliya z'ubu z'aba Protestant. Ibitabo byagiye muri Bibiliya bwa mbere mu ihindurarurimi ryakozwe bwa mbere, ubwo ibyanditswe byera by'abaheburayo byahindurwaga n'abagabo 70 mu rurimi rw'Ikigiriki
ariyo mpamvu iyo bibiliya yitwa Septuagint, ariko ntibyigeze bivugwa yuko ari byo gusoma nk'ibyanditswe byera. Kuva nyuma y'umwaka wa 435 mbere ya Yesu, ku ngoma y'ubwami bw'Abapersi bwari buyobowe na Artaxerxes, nibwo ibi bitabo byanditswe, kandi bigaragazwa n'inyandiko zitandukanye zivuga ko hari ibyanditswe ariko bidahuje agaciro n'ibyanditswe byera ariyo jambo ry'Imana, kubera ko uburyo Mwuka Wera yakoreshaga ahumeka ibyanditswe byera bwari bwarahagaze. Muri izo nyandiko harimo n'iz'abigisha b'Abayisiraheli zizwi nka rabbinic literature, ubwazo zigaragaza mu buryo bwisubiramo ko Umwuka Wera wahumekeraga mu bahanuzi atarakigaragara muri Isiraheli nyuma y'umuhanuzi Zakariya, Maraki. Bigaragara mu nyandiko nka Babylonian Talmud, Yoma, Sota, Sanhedrin na Midrash Rabbah. Harimo ndetse n'izanditswe na rimwe mu matsinda yariho mu gihe cya Yesu yitwa aba Essenes. Aba ni abantu bakundaga kugenda babika amagambo y'Imana n'izindi nyandiko z'agaciro zo mu muco w'Abayisiraheli. Aba kubera gushaka ubuzima bwejejwe baje guhunga abandi bantu bajya gutura mu buvumo bwitwa Qumran. Nyuma y'igihe aho hantu haje kuvumburwa, haracukurwa. Mu mwaka w'1946 hakurwa imizingo y'inyandiko izwi nka Dead Sea Scrolls zakuwe muri Qumran Cave hafi n'inyanja y'umunyu, Dead Sea. Muri iyo mizingo naho hagaragaza ko nyuma y'umuhanuzi Maraki, Isiraheli yari itegereje undi muhanuzi uzabasha kuza ababwira ibivuye ku Mana. Ushaka kumenya byinshi kuri ibi wasoma igitabo cyitwa Systematic Theology cyanditswe na Wayne Grudem. Umwe mu banyamateka w'Abayahudi witwa Flavius Josephus wabayeho mu kinyejana cya mbere muri 37, mu nyandiko yise Against Apion yaragize ati: kuva ku rupfu rw'umwami Ahasuwerusi kugeza ubu handitswe inyandiko nyinshi z'amateka y'Abisiraheli, ariko zidahuje ubushobozi n'izanditswe n'abantu b'Imana ba mbere, nta nubwo ibyanditswe mu buryo bumwe, kuko bigaragara ko abahanuzi b'Imana banditse kugeza muri 435 mbere ya Yesu. Aho ni mu gihe cya Maraki. Icyo twavuga kuri ibi bitabo bya Apocrypha rero ni uko nta na rimwe byigeze byemerwa nk'ibyanditswe byera bikwiye kwizerwa n'Abayahudi ndetse n'itorero muri rusange. Mu mwaka w'170 mbere ya Yesu Kristo, Bishop Merito w'itorero rya Sarudi yakoze urutonde rw'ibitabo byemewe ko ari ibyanditswe byera. Urwo rutonde yakoze nubwo rutagaragaramo igitabo cya Esiteri, gusa nanone nta Apocrypha n'imwe igaragaramo. Ariko kandi tubona ko mu mateka y'itorero habagamo impaka nyinshi z'uko byakwigwa nk'ibyanditswe byera, kuko n'ubundi harimo byinshi byasomwaga cyane, nubwo butari mu buryo bumwe n'ibyanditswe byera byari byemeye kugeza icyo gihe, yewe ndetse no kugeza ku gihe cy'aba protestant. Umwe mu babyeyi ba Kiliziya witwaga Eusebius wabayeho kuva muri 260 nyuma ya Yesu Kristo kugeza muri 340, mu nyandiko ye yitwa Ecclesiastical History asubiramo amagambo yanditswe na Origen, nawe wari umwe mu babyeyi ba Kiliziya. Nawe yavuze ku nyandiko zo mu isezerano rya kera yakuyemo Apocrypha zose, hanyuma agaruramo igitabo cya Esiteri. Undi mubyeyi wa Kiliziya witwaga Athanasius wabayeho umukuru w'itorero ryo muri Alexandria mu Misiri muri 367, nawe mu nyandiko ye Passion Letter yarimo urutonde rw'ibitabo byemeye byari byo mu isezerano rya kera ndetse no mu isezerano rishya. Mu byo yerekanye yari yakuyemo igitabo cya Esiteri, hanyuma ashyiramo bimwe mu byo muri Septuagint, ari byo ubuhanga bwa Salomo mwene Sirake, Yudita ndetse na Tobi. Bazongera ko ibyo bitabo nabyo byazajya bigira abantu byigisha mu mateka y'Abayisiraheli, ariko bidakwiye kwiga nk'ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana. Undi yitwa Jerome, ni umwe mu babyeyi ba Kiliziya bo mu Balatini cyangwa se abo tuzi nka Latin Church Fathers, ubwo yahinduraga Bibiliya mu rurimi rw'Ikilatini ariyo yiswe Latin Vulgate. Umwaka wa 404 yashyizemo ibyo bitabo nayo nk'uko biri muri Septuagint, gusa yongeraho ko atari ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana, ariko byakwifashishwa nk'ibyanditswe byo gusoma. Ibi bitabo ubwabyo birimo amakosa mu buryo ibihe bikuranwa.
cyangwa se chronology, ndetse n'amakosa y'uduce tw'ahantu runaka geography, ku buryo bigaragaza neza ko bitaturutse ku Mana. Urugero ni nka Tobiti ndetse na Yudita. Ikindi kandi binagaragaza agakiza kuko atari mu zindi nyandiko za Bibiliya, kuko ubwabyo bigaragaza ko umuntu ashobora gukora imirimo yamuhesha gukizwa, ibintu bitigeze byigishwa na rimwe na Yesu Kristo ndetse n'intumwa ze, kuko uwakizwaga ari uwabaga amaze kumva maze akizera Kristo yashyizeho ibyaha by'abazamwizera ndetse n'abari baramwizeye bose. Inyigisho zabyo n'amateka yabyo si ibintu bikurikirana cyangwa se biri ku murongo. Ibi ni ibyavuzwe na Dr. Edward Joseph Young uzwi nka E.G. Young, yari umwarimu w'isezerano rya kera muri Westminster Theological Seminary. Ubundi ibi bitabo byari byinshi kuruta ibi tubona muri Bibiliya ntagatifu. Dore lisite yabyo: icya mbere n'icya kabiri cya Esdras, Tobi, Yudita, ibyasigaye kuri Esiteri, ubwenge bwa Salomo, mwene Sirake, Baruki, ibaruwa ya Yeremiya, indirimbo y'abana batatu bera, Suzana, Beri n'ikiyoka, isengesho rya Manase, ndetse n'urwandiko rwa mbere n'urwa kabiri by'Abamakabe. Ibi si ibitabo abakristo bakwiye gushingiraho imyizerere yabo, kandi bigaragazwa n'uko na Kristo umwana w'Imana ubwo yari ari hano ku isi yemeranyijwe n'ibyanditswe byera Abayahudi bari bafite. Maze arababwira ati, aya ni amagambo nababwiraga nkiri kumwe namwe, yuko ibyanditswe kuri njye byose mu mategeko ya Mose no mu byahanuwe no muri Zaburi bikwiriye gusohora. Maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe. Ati, niko byanditswe ko Kristo akwiriye kubabazwa no kuzuka ku munsi wa gatatu, kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose mu izina rye, uhereye kuri Yerusalemu. Nimwe bagabo b'ibyo. Luka ibice 24 umurongo wa 44 kugeza ku murongo wa 48. Ndetse n'abanditsi b'isezerano rishya mu nshuro zirenga 295 bakoresheje amagambo yo mu isezerano rya kera, na rimwe bigeze bazanamo ibyo muri bino bitabo byanditswe nyuma ya Hagayi na Zakariya ndetse na Maraki. Rero ibyo bihamya neza yuko isezerano rya kera rigizwe n'ibitabo 39, ibirengaho n'iby'abantu buntu. Kuva ibya protestant baziye, inyigisho zabo zatangiye gukwira hose, abantu batangira kumenya ukuri kwa Bibiliya, maze Kiliziya Gatolika y'i Roma ibonye ko ikomeje gushegeshwa n'impinduramatwara yabo, niko gutegura inama yabereye i Trent mu Butaliyani, yahereye mu mwaka wa 1545 kugeza mu 1563, yongeraga gukomeza amahame yabo. Icyo gihe nibwo bagize ibitabo nabo bahamya ko ari ibyanditswe byera, babyongera ku bisanzwe itorero ryigaga. Ibyo bitabo ni mwene Sirake, Yudita, Tobi, ibitabo bibiri bya Makabe, ubuhanga ndetse na Baruki. Nyamara ibi bitabo ubwabyo byifitemo ibimenyetso bihamya ko atari ibyanditswe byera byavuye ku Mana. Dore impamvu: icyo gihe nta muhanuzi wari uriho ukwiriye kuri ibyanditswe byera byari guhabwa agaciro ndetse n'ubutware nk'ubw'ibisanzwe, nk'uko tubibona mu gitabo cya mbere cy'Abamakabe igice cya 4 uhereye ku murongo wa 45. Ariko basigara bibaza icyo bagomba gukora ku rutambiro rw'ibitambo bitwikwa rwari rwarandavuye, bityo baza kugera ku mwanzuro ushimishije wo kurusenya, ngo hato rutazabakoza isoni kubera ko abanyamahanga baruhumanyije. Nuko bararusenya, amabuye yarwo bayarunda ahantu hatunganye ku musozi ingoro yari yubatseho, mu gihe bagitegereje ko haza umuhanuzi wagira icyo avuga ku biyerekeyeho. Igitabo cy'Abamakabe cya mbere ibice 4 umurongo wa 44 kugeza ku murongo wa 46. Ntihagaragaza umuntu uzwi ushobora kuvugana ububasha ijambo ry'Imana nk'ubwo abahanuzi bari bariho mu isezerano rya kera. Iki gitabo cy'Abamakabe kandi kigaragaza ko nta muhanuzi wari ukiriho mu bwoko bw'Abayisirayeli. Ahambere ni mu gitabo cya mbere igice cya 9 umurongo wa 27. Nuko muri Isiraheli haba itotezwa ritigeze riboneka nk'iryo kuva umunsi abahanuzi bazimiye muri Isiraheli. Igitabo cya mbere cy'Abamakabe ibice 9 umurongo wa 27. Nanone muri icyo gitabo cya mbere igice cya 14 umurongo wa 41. Abayahudi n'abaherezabitambo basanga ari byiza ko Simoni agirwa umutware n'umuherezabitambo iteka ryose, kugeza ko haboneka umuhanuzi ubikwiriye. Igitabo cya mbere cy'Abamakabe ibice 14 umurongo wa 41. Ubwabyo kandi cyo kimwe n'izindi Apocrypha
bifite nk'amakosa yaba ari ay'inyigisho ugereranyije n'izo mu bitabo byemewe, yaba ndetse no mu buryo buri geographique cyangwa se mu buryo bw'uduce runaka. Ubwabyo nta nubwo bifite inyigisho ziri orthodox cyangwa se inyigisho nzima ziri ku murongo. Urugero ni nk'ubwenge bwa Salomo, igice cya 11 umurongo wa 17. Iki nicyo gitabo kizwi nk'ubuhanga muri Bibiliya ntagatifu. Hagaragaza ko Imana yaremye isi mu bintu biriho. Ni nko kuvuga ko mu guhoraho kw'Imana hahozeho n'ibintu runaka ari byo yaje kuza guteranya ikabirema mu isi. Hari icyitwa Ecclesiasticus cyangwa se icyo bita mwene Siraki mu gice cya 3 ku murongo wa 30. Havuga ko gufasha abakene ari igitambo gikuraho ibyaha. Si ibyo gusa kuko na Baruki igice cya 3 umurongo wa 4 havuga ko Imana yumva amasengesho asengerwa abapfuye. Izi nyandiko ubwazo zisomye wibonera ko ubwazo zitahumetswe n'Imana, ndetse n'abazanditse bari babizi. Inyigisho zirimo ntabwo ari zo gushingirwaho n'itorero, kuko ubwazo zidafite inyigisho zikurikirana nk'uko ibyanditswe byera byo muri Bibiliya bimeze. Yesu n'abigishwa be muri rusange, abanditsi b'isezerano rishya, ntibigeze bemeza ubutware bwabyo. Ntabwo bigeze bemeza ko byametswe n'Imana. Icyakoze hari amateka meza y'Abayahudi umuntu yabasha gusoma ayakuye muri ibi bitabo. Gusa ntabwo yaba ari kwigishwa n'Imana, ahubwo ni nko gusoma ibindi bitabo byanditswe n'abantu runaka. Ushobora kwibaza uburyo byamera mu gihe igihugu gifite ifaranga gikoresha ryemewe, nyamara hakaba hari irindi ry'ikiwani, iryo bakunze kwita phobie, maze polisi y'icyo gihugu ishinzwe gucunga umutekano w'abaturage ndetse n'ibiri mu gihugu ikaba iri mu rugamba rwo kugira ngo iryo faranga naryo ryemezwe ko ari rizima, rifatwe nk'iry'ukuri. Ese utekereza ko umupolisi yaba ari impuhwe afitiye igihugu? Mu gihe ukibitekerezaho, reka tuzasubire mu byegeranyo by'ubutaha.